wewe seremba baharaye umve impamvu zawe wamaje gukora akazi urigenda ubu se babari kimwe n'abandi bigenda bose babari he si bahari se nanjye ubu ndahari niba bagiye bansigariye nanjye naje rero nanjye nabasigariye bigega yatsaga wakuyemo umurambo usigamo iriyaje kigura 400 urufunguzo rw'ingufuri rucometsemo niho hantu wabereye ikigori njye nandi kumwe na polisi duhagarara polisi sivuze polisi yuyisahuye hari ntari kasha kana wari kugasohora ukavuga ati nkajyanye ku muhanda je biriya ntago nje na undi zoza no gukora mu mifuka ngo urebe n'amadolari basi yaravanye mu ako nta mafaranga arafite nta mafaranga arafite risapura ahubwo amafaranga yiga agomba kuba ari kuri telefone. Mu karere ka Rulindo umurenge wa Cyungo umudugudu wa Sakara habaye impanuka iteye ubwoba aho abajura bari baje gusahura uno mushoferi batangiye kugenda bisubiramo bigamba. Inyuma rero aho natangirije iyi video mwumvije uburyo bagendaga bisubiramo. Rero iyi modoka ya Risikani yari ipakiye imyaka, urabona rero uburyo yaguye imeze. Rero abari aho ngaho rero iyi modoka yari itwaye abantu bagera muri 3, babiri bakaba bahasize ubuzima. Rero iyi mpanuka ikaba yabaye mu saa 6 za nijoro. Abahasimbukiye mu izo saa 6 za nijoro batangiye gutabara umuntu atari yahwana, ariko baje kugerageza gutabara maze biranga bitewe n'ukuntu iyi modoka yari yamujyamiye. Rero tugerageje gufata telefone ngo duhamagare icyaba cyateye impanuka y'iyo modoka. Duhamagaye kuri duwani tubaza abantu baba bohereje uwo muzigo. Tukimara kubahamagara batubwiye yuko bari bohereje abantu 3. Muri abo bantu 3 rero twebwe tukaba twabonye abantu 2. Abantu 2 rero nibo babashe kuba bagaragara mu iyo modoka, ariko bakaba bagenda bakekeranya bavuga yuko umwe baba bamusize mu nzira, ariko abanyamuryango cyangwa abanyarwanda bagomeje kubyanga bavuga ati cyangwa uwo usigaye yaba arimo hano hasi nibibashe kuba byakumvikana. Ako nta mafaranga arafite nta mafaranga arafite risapura ahubwo amafaranga yiga agomba kuba ari kuri telefone. uwo muntu uratoragura agafone ke abantu bagomeje gusigana basiganira telefone. Ikigaragaje hano ngaha abantu bakunze amafaranga kurusha bagenzi babo. Urumva ko buri muntu wese ari kugenda yibaza buri muntu ku giti cye. Umwe akibaza ati nta mafaranga yaba yatoraguye, undi akibaza ati umuntu atoragura agatelefone niwe uraza kubuguye ahashashe. Rero ubwo uri kumva ko urubanza rwabuze kubura gica. Rero urabona ko n'ubundi abantu baracyari aha ngaha bashungereye bari kureba ati ibi bintu amaherezo yabyo azaba yahe, ko buri munsi cyangwa ku munota ko hahora haba impanuka zigiye zitandukanye. Bamwe twagiye twegera bagiye bavuga yuko hari n'indi modoka yari imaze iminsi 2 iguye aha ngaha. Rero urabona yuko twahabegereje ngo tubereke n'ubundi kuko bahashize icyapa kigabanya fitensi. Urabona yuko hari imodoka icuramye, iyo bahakugejeje rero barakubwira ngo ufate feri. Rero tugarutse ku muhanda gatoya twavuze ati reka tubereka ahantu imodoka yaguye. Urabona aha hantu yaguye ni ahantu habi cyane, iyo yibesha gatoya kidogo yari irahita imanuka mu gishanga. Rero tuvuga ati n'ubundi nta kintu yaramiraga, n'ubundi uwari uyitwaye nawe yahise hasiga ubuzima. Rero urumva ko rero ibintu byari bikomeye. Polisi y'u Rwanda igomeza kubwira abanyarwanda ko bagomba kujya batwara ibinyabiziga gakeya, ko nta kintu baba bagenda birukira. Rero gahunda yari iriho hariho gahunda bitegera y'amahoro. Rero niyo mpamvu polisi y'u Rwanda iri gukangurira abanyarwanda bose kuza batwara ibinyabiziga gakeya. Urabona hari imbere niho hari ba bantu nakubwiraga. Inyuma bamwe bari mu gitanda baryamye, abandi bari imbere
aho shoferi aba yicaye. Niyo mpamvu abo ku gitanda hariya mu modoka ahantu haba hari igitanda, niyo mpamvu bamwe na bamwe batagiye bababona, baburiwe irengero. Dutegereje ko iyi modoka bayikuraho. Nyaboneka wowe ubonye iyi videwo yisheyaringe bagenzi bawe, kuko bano bashoferi ntago bari babona ba nyirabo kugira ngo aya makuru amenyekane.